Amahoro y'Imana kuri we wumva ikiganiro Imana n'ibihe kikugezaho uko Imana yakoranye n'abantu mu bihe bitandukanye by'ingoma zahise kugira ngo yuzuze umugambi wayo wo gucungura isi ikoresheje Yesu Kristo watangije ubutumwa bwiza bubwira amahanga yose iby'urukundo, umugambi mwiza kandi w'iteka, imbabazi ndetse n'ubuntu bafitiwe nayo. Mu kiganiro cy'ubushize twavuze ku kaga gakomeye abayuda bahuye nako ubwo umwami Nebukadinezari yasenyaga Yerusalemu maze akabajyana i Babuloni mu bunyage bw'imyaka 70. Twabonye itangira ry'amasinagogi mu bihugu abayuda batatanirijwemo, tubona kandi n'uburyo abasore nka Daniyeli na bagenzi be babaye imiyoboro ikomeye y'Imana yahinyuje imyizerere y'amahanga, maze abami bagasinya amategeko yategekaga rubanda kubaha Imana y'abayuda. Ibi bitangaza byose Imana yakoraga twabonye ko bitasabaga ko abayuda babanza kuba igihugu gikomeye gifite ijambo mu ruhando rw'amahanga kugira ngo babashe gucengeza imyizerere yabo mu moko menshi y'abatuye isi. Twabonye ko byasabye gutsindwa mu ntambara, kujyanwa mu bunyage, kugirwa abagaragu ndetse no gutotezwa nk'uko byabaye ku ntumwa zavuze ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya rishingiye ku rupfu no kuzuka bya Yesu Kristo. Ibi byerekanye ko Imana ubwayo itagendeye ku gutsinda cyangwa gutsindwa kwa muntu, byaba ibyiza cyangwa ibyago n'imibabaro, nabyo ibasha kubikoresha mu kwandika amateka y'izina ryayo atabasha gusibangana mu batuye isi no mu mateka y'isi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uruhare rw'ubwami bw'Abamedi bwihuje n'ubw'Abaperesi bugahirika ingoma y'Abanyababuloni maze bukayobora isi kugira ngo busohoze agace kabwo Imana yabugeneye mu gusohoza umugambi wayo mu isi. Uwo mugambi wari agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Muri iki kiganiro Imana n'ibihe uri kumwe na Habati Ruzindana nk'uko bisanzwe. Hagati y'ikinyejana cya 9 n'icya 8 imbere ya Kristo, Abamedi bari bagizwe n'ubwoko bw'abimukira bazereraga mu bihugu by'Uburayi na Aziya, baje kumanuka batura mu bibaya by'uburengerazuba bw'amajyaruguru y'igihugu cya Irani, aho bumvikanye n'Abaperesi bari biganje mu majyepfo ya Irani, batangiza umugambi wo kubaka ubwami bwari bugamije kwigarurira isi y'icyo gihe. Aba bagabo b'indwanyi baje kugera ku nzozi zabo mu mwaka wa 539 mbere ya Yesu Kristo, bayobowe na Kuro. Abamedi n'Abaperesi baremye ubwami bugari bwari bubumbiye hamwe ibihugu 127 nk'uko tubisanga mu gitabo cya Esiteri igice cya 1. Nubwo ubu bwami uko bwakuranwaga butazaga buyobowe n'abami basenga Imana y'Abayuda, tubona ko Imana yagiye ibasohorezaho ijambo ryayo dusanga mu gitabo cy'Imigani igice cya 21 umurongo wa 1 rigira riti: umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, awuganisha aho ashatse hose nk'uyobora amazi mu migende yayo. Wakwibaza uti uyu mugani uhurira he n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi turimo kuvugaho? Wawe ikaze mu kiganiro. Mu mwaka wa 539 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo Belushazari yari ku ngoma i Babuloni, igihano cy'imyaka 70 cyari cyarategekewe Abayuda cyarangiranye no kugwa k'ubwami bw'Abakaludaya, maze hatangira ikindi gihe cyiswe icy'Abamedi n'Abaperesi. Kuro wari uyoboye ubwami bw'Abamedi wifatanije n'Abaperesi yinjiye i Babuloni mu ijoro Belushazari yabwiriwemo na Daniyeli ko ubwami bwe abunyazwe, nyuma yo kubahuka agaha abagaragu b'ibisindisha akoresheje ibikombe byerejwe gukoreshwa umurimo w'ubutambyi mu nzu y'Imana y'Abayuda i Yerusalemu. Ibyo bikombe n'ibyo Nebukadinezari se yari yaranyaze akabishyira mu bubiko bw'i Babuloni. Bakiri mu birori, batunguwe no kubona ikiganza cyandika ku gikuta kigira kiti: Meni meni tekeri ufarisini, isobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo, kandi ngo wapimwe ku bipimo ugaragara ko udashyitse, kandi nanone ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe Abamedi n'Abaperesi.
uko umwami n'abatware be bumvaga Daniyeli asemura ayo magambo ajimije, Abamedi n'Abaperesi bari bamaze kuyobya umugezi Ufurati wacaga munsi y'inkike ukinjira mu murwa w'i Babuloni, aho wacaga hasigara uruhavu rurangaye, ingabo zirucamo maze zigwa gituma Abakaludaya, nuko ijoro rimwe rishyira umusozo ku bwami bw'Abakaludaya. Ibaze winjiye mu nzu ugasanga ni wowe bavuga, ariko bakuvugaho ibyiza. Ibi ni byo Kuro yasanze mu murwa w'i Babuloni, maze yakiranwa icyubahiro n'abatuye i Babuloni, kuko bari baramaze kwanga imitegekere y'igitugu y'ingoma y'Abakaludaya. Kuro akibona intsinzi ntiyatinze mu kwishimira ko imana ze zimweguriye isi yose, ahubwo yatunguwe no kwisanga atarategerejwe na rubanda gusa, n'ibyanditswe mu buhanuzi bw'Abaheburayo byari bimutegereje, kuko byahamyaga ko ari we uzacyura Abayuda muri gakondo. Ibi byatumye Kuro ashishikazwa no gukemura ibibazo by'Abayuda, ndetse bamugiraho ubutoni bukomeye kuruta abandi bose, nk'uko tubona amategeko menshi yagiye arengera Abayuda muri icyo gihe cy'Abamedi n'Abaperesi. Mu gitabo cya Flavius Josephus, umwe mu banyamateka bakomeye babayeho, yanditse amagambo Kuro yavuze agira ati: uku niko umwami Kuro avuga ati, kuba Imana nyir'ubushobozi bwose ariyo yantoranyije ngo mbe umwami w'abatuye isi, ndizera ko ariyo Mana ishyanga rya Isirayeli riramya, kubera ko yanavuze izina ryanjye kera ikoresheje abahanuzi, ko nzayubakira inzu Yerusalemu mu gihugu cya Yuda. Josephus akomeza asobanura ati: ibyo byamenywe na Kuro nyuma yo gusoma igitabo cyamuvugagaho cyasizwe n'umuhanuzi Yesaya mbere y'imyaka 140 ngo urusengero n'umurwa by'i Yerusalemu bisenywe. Imana yaravugaga iti: ubushake bwanjye ni uko Kuro uwo natoranije ngabe umwami w'amahanga menshi azasubiza abantu banjye mu gihugu cy'iwabo, kandi anyubakire n'urusengero. Kuro ashingiye ku byo yabonye agatangarira gukomera kw'Imana, yagize ubushake bukomeye n'ishyaka byo gusohoza ibyo byanditswe. Ibi tubisanga mu gitabo cyiswe The Antiquities of Jews, shapitire yacyo ya mbere. Nyuma y'umwaka umwe gusa atsinze i Babuloni, Kuro wari warahanuwe mu bice bya 44 na 45 by'igitabo cya Yesaya, imyaka isaga 200 mbere y'uko aba umwami, yasinye ku itegeko ryemereraga Abayuda babishaka gusubira iwabo. Nuko mu mwaka wa 538 itsinda rya mbere ry'Abayuda bayobowe na Zerubabeli barataha. Uyu Kuro ntiyabemereye gutaha gusa, ahubwo yabemereye no kongera kubaka urusengero rw'i Yerusalemu rwari rwarasenywe na Nebukadinezari ubwo yarutwikanaga n'umurwa amaze kuhatsinda. Amwe mu magambo Imana yavugiye muri Yesaya ahamya ibya Kuro tuyasanga mu gice cya 44 umurongo wa 28 agira ati: kandi avuga ibya Kuro ati, ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'i Yerusalemu ati, hazubakwa. Kandi avuga iby'urusengero ati, urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Ubwo Yesaya yahanuraga aya magambo avuga ibya Kuro, icyo gihe Yerusalemu yari umurwa utuje ukomeye ugoswe n'inkike, urusengero narwo rwari ruhagaze runasengerwamo. Ubwo buhanuzi bwa Yesaya ntibwumvikanaga mu matwi y'ababwumvaga, ndetse birashoboka ko ab'igihe cye bibajije ibyo arimo kubabwira bikabayobera, maze bakabyita ubusazi cyangwa kuvangirwa. Ariko Imana yabaciraga amarenga y'ibihe bizaza by'uko hazabaho gusenywa k'umurwa n'urusengero, maze nyuma y'igihe hakazongera kubaho kubakwa no gusubizaho imfatiro zasenywe. Kugira ngo turusheho kubyumva neza, reka dufate urugero rw'inkuru benshi tuzi y'amazu y'Abanyamerika ya World Trade Center na Pentagon byasenywe n'indege z'abiyahuzi ku wa 11 Nzeri mu mwaka w'2001. Ubu ni imiturirwa yongeye kubakwa ndetse irusha ubwiza uko yahoze. Mu myaka ya kera mbere yo kugabwaho igitero, iyo umuhanuzi ayicaho maze akavuga ati, aya mazu azongera yubakwe, iyi yari kuba imvugo ijimije cyane ndetse yafatwa nk'ubusazi, kuko ishusho y'ubuhangange bwa Amerika
yashoboraga gutuma abamwumva batirushya bibaza ukuri kw'iyo mvugo ica amarenga yo kubakwa bundi bushya kw'amazu amaze igihe yarubatswe. Bishobora kuba ari nako byagendekeye abayuda ubwo Yesaya yababwiraga ibizaba mu bihe by'imyaka myinshi yari igiye kuzaza. Ku gihe cy'abami b'Abamedi n'Abaperesi nk'uko byagenze ku cy'Abakaludaya, Imana yakomeje kwerekana imbaraga zayo binyuze mu gukiza abayuda imigambi mibisha bacurirwaga n'abanzi babo bagamije kubicisha cyangwa kubatsemba burundu, maze abami b'Abamedi n'Abaperesi nabo bakomeza guhamya amategeko yo gukiza abayuda no kuramya Imana yabo. Urugero ni inkuru ya Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare, bikarangira umwami Dariyo wakurikiye Kuro atanga itegeko rishya agira ati: "Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare." Ibyo tubibona mu gitabo cya Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 27 kugera ku wa 28. Ku ngoma y'abami b'Abamedi n'Abaperesi, inkuru zikomeye kuri Yerusalemu zabaye ugutaha kw'abayuda, ukongera kubakwa k'urusengero n'umurwa, gusubizaho kuramya no gutamba ibitambo, ndetse no kongera kubakwa kw'inkike z'umurwa w'i Yerusalemu. Uku kubakwa k'urusengero kwari igisubizo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya dusanga mu gice cya 56 umurongo waho wa 6 n'uwa 7 bugira buti: "Kandi abanyamahanga bahakwa k'Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakaba abagaragu be, umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byotswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa iyo gusengerwamo n'amahanga yose." Tugana ku musozo, reka turebe umumaro byagize mu isezerano rishya ryatangijwe n'urupfu ndetse no kuzuka bya Yesu Kristo, rigakomezwa no kururuka k'Umwuka Wera ku munsi wa Pantekote. Ubwo Umwuka Wera yamanukiraga intumwa ku munsi wa Pantekote, ikivunge cy'abayoboke b'idini y'Abayuda bari baraturutse mu bihugu byinshi baraje i Yerusalemu mu birori by'uwo munsi. Barahuruye maze bumva intumwa zivuga imirimo n'ibitangaza by'Imana mu ndimi kavukire z'abo banyamahanga. Abumvise ibyo baratangaye cyane, bibaza uburyo abantu batazwi biganjemo abagabo b'abarobyi bo mu mudugudu w'i Galilaya babasha kuvuga indimi z'amahanga menshi kuri icyo kigero. Maze Petero ashize amanga ahagarara hagati mu kivunge, abahamiriza yuko Imana isoje isezerano ryayo ryanditswe n'umuhanuzi Yoweli, maze ikohereza Umwuka Wera. Yongeraho ati: "Si isezerano ry'intumwa gusa, ahubwo ni isezerano ku Bayuda ndetse n'abanyamahanga bo mu isi yose, abazizera Yesu Kristo bagahindukirira Imana." Iyo nyigisho ya mbere Petero yatanze yari yiganjemo guhamya ko Yesu Kristo yazutse, ndetse akaba ari we Imana yatumye gukiza abari mu isi. Mu bari bahagaze aho bumva, hahise hizeramo abagabo bagera ku 3,000 nk'uko tubisanga mu gitabo cyiswe Icy'ibyakozwe n'Intumwa igice cyacyo cya 2. Iki cyari ikimenyetso gikomeye cyerekanaga ko nubwo Abayuda batari ubwami bukomeye muri icyo gihe, rwa ruhererekane rw'amateka yuzuye intambara n'ubunyage yatumye Imana basenga imenyekana ndetse igasengwa mu mahanga, ku buryo abayubahaga benshi bavaga i Kantarange bazanywe i Yerusalemu no gufatanya n'Abayuda mu minsi mikuru yo kuyiramya. Uyu munsi wa Pantekote nawo wabaye imbarutso y'ivuka ry'itorero ryari rihuriyemo Abayuda n'abanyamahanga bizeye Imana ku bwa Yesu Kristo, bahagurukijwe no kubwira isi ubutumwa bwiza buhesha abari mu isi kwiyunga n'Imana no kubabarirwa ibyaha
binyuze muri Kristo watangije isezerano rishya rifite uburyo bushya bwo kuramya Imana butandukanye n'ubw'isezerano rya kera. Nk'uko ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nabwo bwaje bugaha ihumure Abayuda, bukabacyura muri gakondo yabo, bukabafasha kongera kubaka igihugu n'urusengero. Nk'uko kandi uko Imana yakomeje kwiyereka amahanga, bigatuma benshi bayisimbuza ibigirwamana byabo. Ibi byatumye abanyamahanga n'Abayuda bo mu mahanga menshi batangira kugira ingendo i Yerusalemu, bagatambira Imana mu rusengero rwayo. Nk'uko intumwa zaboneye icyarimwe abantu bo mu mahanga menshi bari baraje i Yerusalemu mu birori, maze zikababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bugatangira no gukwira mu isi yose. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha kizibanda ku gihe cy'ingoma y'Abagiriki n'ibyo bakoze mu gukomeza kunoza inzira ya Yesu Kristo n'ubutumwa bwiza bw'Imana yateguriye abari mu isi. Cyari ikiganiro Imana n'ibihe. Wakoze kubana natwe. Imana iguhe umugisha.